ngo ningira gutya ngo nukize ngo umurwayi ngo zatanga $100. Mana nunyobora mu rugendo zagira intumwa ayo masengesho tuzayasengaga. Ntabwo ari ruswa turi gutega Imana. Tubaye ikaze abadukurikira kuri channel Mulenge Top TV. Tugiye kuganira ikiganiro kitari kirekire mu minota mikeya. Topic turi buganireho tugiye kurebera hamwe ibijanye n'icya 10. Igice cya 10 abantu bakigira ibibazo byinshi, bamwe bakavuga ngo nitegeko, abandi ngo si itegeko, kandi bose bakifashisha Bibiliya. Abavuga ko atari itegeko bifashisha Bibiliya, abavuga ko ari itegeko bifashisha Bibiliya. Abavuga ko mugomba kukitanga ni kuri ijambo ry'Imana bifashisha Bibiliya. Abavuga ko ari imivumo, utabikora afite imivumo, byose babisoma muri Bibiliya. Noneho tugiye kugerageza gutanga umuco kubijanye n'icyacu muko giteye muri Bibiliya. Icyo ni kimwe, hanyuma kugira ngo ibyo tuvuga ubihuze n'ivyuzi cyangwa wemera, noneho urebere hamwe ukuri kwabyo, kuko biraza gusobanuka. Rwose biraza gusobanuka. Kuko Bibiliya turabizi ko itivuguruza. Abantu nibo bashaka kuyoberwa nyine bakivuguruza, nawe birantivuguruza. Kubw'ibyo turahuriza hamwe ayo magambo yose urabona igisubizo. Icya 10 rero nitujya kukivuga, turakivuga nko mu bice, turakivuga nko mu bice nka bitatu. Turakireba mbere y'amategeko, mbere ko amategeko atangwa, tukirebe mu gihe cy'amategeko, tukirebe na nyuma mbese y'isezerano rya kera, isezerano ry'amategeko, cyangwa se nyuma y'umusaraba, nyuma yo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Murabizi ko aribwo twinjiye mu isezerano risha, cyangwa se ahombe. Noneho kugira ngo tudakoresha umwanya muremure, ndagerageza kuza mvuga ibice wowe ubwawe nyine uje kwisomera muri Bibiliya, kuko tekereza ko tugize ngo tusome umurongo ku murongo tuzodutwara umwanya munini cyane, kandi video yabaye ndende zibarambira. Ndagerageza kuvuga mu minota mike. Tukirebe icya 10 mbere y'amategeko. Igihe cya Abrahamu, umuntu wa mbere uvugwa watanze icya 10 ni Abrahamu. Iyo nkuru wayisanga mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 14 umurongo wa 16 tugeza kuri 20. Aho ni uzasanga amakuru ya Abrahamu. Abrahamu ndavuga mu bintu kabingahe. Abrahamu ntiyagitanze Imana yakimusavye. Cyo manze mucumve. Abrahamu ntiyagitanze nk'itegeko. Abrahamu ntiyagitanze kugira ngo abone umugisha. Ndavuga umugisha bifatika kuko yari atunze. Abrahamu ntiyabitanze no mu mitungo yiwe. Kandi cyakane ntiyagaza nakomeza no kubitanga. Bese ube igahunda ikomeza. Oya. Izo zose ntiyabikoraga. Ahubwo Abrahamu nusoma muri ico gice navuze Itangiriro umurongo wa 14 guhera ku murongo wa 16 kugeza kuri 20, uzasanga bari kuvuga amakuru y'abantu b'i Sodoma batwawe barimo Loti, muziko bari bagira n'isano na Abrahamu. Abrahamu aja kugarura Loti cyangwa se gutabara kugira ngo Loti agarurwe nabo bari batwaranwe nawe. Abrahamu yifashisha umutwe w'ingabo cyangwa se abasore yagiraga, murabizi ko yari afite abantu bari trained kurwana intambara. Baragenda baja kurwana, baja kugarura abantu batwawe i Sodoma. None abagaruye nibwo yahuye na Melikisedeki aramwiyereka, aribwo Abrahamu yafashe icya 10 akakimuha. Icya 10 cy'ivyo bintu yaragaruye bari banyaze. Yakwiye icya 10 muri ivyo. Ndetse Abrahamu bashatse yo no kumuha abantu b'i Sodoma cyangwa se umwami w'i Sodoma, yashatse kumwitura cyangwa kumuha ibihembo. Abrahamu arabyanga. Ico yakoze niki? Abo busore yasabye mbese kufata neza cyangwa se gushikira abantu gusa barwanye, bagiye kurwana bakabagenda gusa akantu kabo nyine kuko barwanye. Ariko iyo ubwiwe nta biguzi yatse, nta kiyatse. Na Melikisedeki ntiyari yabimusabye, Abrahamu niwe wabikoze. Hari abantu rero bavuga ngo se none se kuki Abrahamu yagiye Melikisedeki tugomba guhora gatubikora. Abrahamu ntabwo yagitanze rero kugira ngo abone umugisha. Bagiye bazabavuga mu gitangura mu umugisha mu bifatika.
ico ni kimwe. Aburahamu ntiyagitanze mu mitungo yiwe, wenda uvuga ngo karakora kugira ngo ibintu bye bidasenyuka, bitanyagwa, utuzi tudashira, indwara zitinjira, ivyo nta makuru ntayarimo. Rero kubihuza ibya Aburahamu kabihuza n'ivyo tibirimo. Ikindi kandi hari abantu bahuzaga icya 10 no kubona ijuru, utagitanga n'umwibyi ntazobona ijuru, ibikina bikiba ndore ba Aburahamu baragitanze. Aburahamu ntiyagitanze kugira ngo abone ijuru cyangwa zaje mu ijuru, ntaho bibiri bivuga. Ivyo ni ibintu byose tugomba kureba, abantu bagenda bongeramwo manipulation nyine itari ukuri. Ikindi kintu novuga kuri gahunda ya Aburahamu nuko ubushakashatsi neza mu mateka asanzwe y'isi, mu mateka asanzwe uko byari biri mu mateka kera muri Asia Minere cyangwa se burasirazuba bwo hagati cyangwa se za Mesopotamia n'ahandi. Uwo wari umuco wa gipagani cyangwa se umuco usanzweho baheza abami cyangwa se bakabaheza bakagenda mu cacumi. Si ikintu cyari kigenewe gusa kijanye mbese n'uburyo buri spiritual. Nubireba neza no kurikirana n'amateka unaje no mu internet ugashaka, ibyo ni ibintu byakorwaga mu muco mu mateka. Aburahamu ni nk'ubwo buryo yabikoze. Yamwemeye nk'umwami we, Kristo ni icyacumi cya submission nk'umwami, ariko si icyacumi cyo kuvuga ngo abone umugisha, abone ijuru, Imana murindi mivumo, si ibyo yatanze mu byiwe, si itegeko Imana yamutegetse ngo azahora bikora. No. Kubihuza rero muri iki gihe ntabwo bihuye, kuko nta nawe yanakomeje no kugitanga. Ico rero manze mucumve. So ico Aburahamu yakoze kitari itegeko, sinzi ukuntu wakitira itegeko kubizera ubunyine, kandi atanatanze umutungo we. Turagitambutse tuje ku muntu wa undi ukurikira ni Yakobo, uvugwa mu gitabo nawe cy'Itangiriro. Yakobo turabisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 28 no kuri 20 kugeza 22 cyangwa se 28 umurongo wa 20 kugeza 22 muri izo ndimi zose, Kinyamurenge n'Ikinyarwanda. Ahangaha naho nuwasoma muri iki gitabo cy'Itangiriro, Yakobo yahize umuhigo. Taho Bibiliya ivuga ko yawuhiguye, kuko igihe cya Yakobo nta batamzi bari bahari ngo gihe abatamzi, nta naho havuga ko yanagitanze. Ni umuhigo yahize mu rugendo rwe ari kugenda nashika amahoro, azakora ikinyiki, azatanga kimwe mu cacumi, ariko ntaho Bibiliya ivuga ko yagitanze cyangwa umuhigo ko yawuhiguye. So ikintu rero Yakobo yakoze nk'umuhigo, sinzi ukuntu wagihuza n'umugisha, utanga ngo ubone umugisha, tanga ibyawe bitanyagwa, tanga uzabona ijuru, utagitanga n'umwibyi, dore na Yakobo yaragitanze. No, Yakobo ni umuhigo yarahize. Kubihuza n'ibintu bidahuye. So kuvuga ngo bihuze ngo n'umutabikora ngo umwibyi ntazabona ijuru, ntaho bihuriye. Kandi kindi Yakobo hano uyu muhigo yahize mu isezerano risha ni munareba, intumwa zimaze kumanukirwa n'umwuka wera kubwo gusobanukirwa ineza n'ubuntu bw'Imana ko yabibahereye ibyo bahawe, babihereye ubusa muri Kristo. Nta mihigo basubiye guhiga, muzobisome. Bino byo kuvuga ngo Mana ngo ningira gucya ngo nukize ngo umurwayi ngo zatanga $100, Mana nunyobora mu rugendo zagira. Intumwa ayo masengesho ntizasengaga. Ntabwo ari ruswa turi gutega Imana ngo ndayiheza, Mana nshize $100 ku meza, nshize 1000 ku meza, nshize 1010, noneho nubikora uhita utwara bino 1010, nunkiriza no murwayi dore bishize hano. Oya, Imana si umugabo urya ruswa, yo si ruswa. Kandi iyo kwanza umuhigo ni ikimenyetso nyine, ni ikimenyetso cya wasiwasi cyo gushidikanya. Ariko intumwa zimaze kumenya ubutunzi butagira akagero bahawe ariwe Kristo Yesu wavuye mu ijuru, Imana ikabafira, agahinduka umuntu, Kristo agahinduka umuntu akabafira. Bamenye ko bahawe byose birenze. Kiba ibyo zo guhiga imihigo ntabyo bakoze, muzabirebe nimubabona muzombwira. Umuhigo mvuga ndavuga ni umuhigo w'icyifuzo, ntabwo mvuga umuhigo nk'intego, kuba kwiha intego kuba ngo nzabwiriza cyangwa uzavuga ubutumwa. Oya, ibyo birashoboka, muzakoze n'utumwangira ngo birimo. Ndavuga uyu muhigo w'amasengesho kuvuga ngo Mana nubwira ko nzagira guke, kuko Yakobo yabikoze. Ntaho timuzobibona mu isezerano risha intumwa zibikora. Oya.
icya cumi nanone kikaza mu gihe cy'amategeko. Igihe cy'amategeko niho tujya kukireba. Igihe cy'amategeko naho abantu bazakunda kuvuga gusa icya cumi kimwe cy'Abalewi, kandi icya cumi cyabagaho mu gihe cy'amategeko. Ntabwo nukuvuga mbere y'amategeko n'ayo makuru ya Aburahamu na Yakobo. Naho igihe cy'amategeko habagaho ibya cumi bigera nko kuri bine ngira ngo reka tubivuge. Habagaho icya cumi cy'Abalewi aricyo bikunze kwigishwa ubu nyine. Habagaho icya cumi cyabwaga imfubyi, abapfakazi, abasuhuke. Yes, imfubyi, abapfakazi, abasuhuke, cyangwa se umunyamahanga w'umusuhuke. Iki ngiki ni icya cumi gihabwa uretse icyo cy'Abalewi. Iki ni mvuze abasuhuke, imfubyi n'abapfakazi, ibintu nk'ibyo. Iki ngiki kumva ni icya cumi gihabwa abakene cyangwa ingorwa nyine, social tithe. Noneho akabaho none ikindi cya cumi cyitwa ngo ni icya cumi cy'iminsi mikuru. Uko Abanyisirayeli bizizaga umunsi mukuru rimwe mu mwaka, ni ukuvuga ngo baje i Yerusalemu kuziza umunsi mikuru rimwe mu mwaka. Muri iyo minsi mikuru bazigamaga mu mitungo yabo, mbese ibizabasha kubatunga babwiwe kuzigama icya cumi bagaha n'Abalewi muri iyo minsi bagiye kwizihiza umunsi mukuru. Icyo kintu cyo ni ikindi cya cumi cyitwa icya cumi mbese cy'iminsi mikuru. Twabizokera ni bitatu. Hari icya cumi cy'Abalewi, hari icya cumi cyabwaga imfubyi, abapfakazi n'abasuhuke, hari icya cumi cy'iminsi mikuru, cyo ni icya gatatu. Icya kane hari icya cumi cy'ibya cumi. Ni ukuvuga ngo Abalewi nabo muzo bahabwaga byabo mbese. Urabona Abalewi urumva bari barahawe gakondo yabo. Indi miryango ya Isiraheli, urumva imiryango 12 ya Isiraheli, iyindi habwa gakondo hasigara w'Abalewi. Kuvuga ngo Abalewi bari occupé n'ibintu biri spiritual cyangwa se ubutambyi n'ibitambo. Ibo n'uwo murimo bakoraga. So indi miryango ya Isiraheli ikazana ibyabo cyangwa se ibyo besheje bakabaheza bagatungwa nabyo. Nabo muri bijya bahawe bagasubira bagafatamwe icya cumi muri bijya bahawe n'imiryango ya Isiraheli. Abalewi ubwabo nabo bagabifatamwe bakatanga icya cumi muri bya cumi bwoko bwa Isiraheli bwabahaye. Nicyo gituma navuze ngo icya cumi cy'ibya cumi. None ngiye kuvuga imirongo muzasomaho ayo makuru yose muzobasanga. Muzasoma igitabo cyo guteka kwa kabiri, igice cya 26 no ku 12 guhera aho ngaho. Aho muzasanga amakuru y'abasuhuke n'abaki ukuntu nguko ibya cumi n'Abalewi. Nanone musubire gusoma guteka kwa kabiri 14 28 kugeza kuri 29. Nanone kandi mwongere musome igitabo cyo kubara 18 24 kugeza kuri 28 cyangwa se kugeza 26. Aho naho muzosangaho ayo makuru yose mvuze kugeza ku 10 cy'ibya cumi. Niyo muzosanga ayo moko y'ibya cumi ko byari biri igihe cy'amategeko. Nuvuga ngo kino cya cumi kivugwa muri Malaki igice cya 3. Iki ngiki nukuvuga ngo Abalewi nibo bafataga mu byabo, hanyuma bagafata muri bya cumi bahawe bagatangamo icya cumi cy'ibya cumi, hanyuma bakagiha umutambyi mukuru akabishira mu nzu y'Imana i Yerusalemu. Rero hano iyo avuga ngo inzu y'Imana mbese ntiyakaburemwe ibiryo ibyo muri Malaki, uvuga ngo byavaga kuri cya cumi Abalewi batanze muri bijya bahawe bakabishira mu bubiko cyangwa mu nzu y'Imana kugira ngo ibiryo ntibikabure mu nzu y'Imana. Urumva rero byose byagendaga bifinanse, hari Abalewi babaga finance mu buzima bwabo cyangwa se imibereho n'imirire. Ndetse hano mu guteka kwa kabiri ho
igice cya 14 kugeza kuri 28, igice cya 14 umurongo wa 28 kugeza kuri 29, yo azanagaragaza ko byakorwaga ngo rimwe mu myaka 3. Cyo naco ni ikindi ntari nzi nasomye hano. Okay, turebye rero kandi byose byari bijanye n'ibisarurwa ibyo bezaga, nta n'amafaranga yanakoreshwaga ico gihe bakoreshaga. Okay, ariko ngira ngo arahavugwa ibyizahabu magambo nkayo, wenda sinaje nayirebye iyo verse, ariko harimo amakuru nkayo. Urumva ibi ni ibintu tugenda tureba muri ibi bintu babaga bahawe, mbese uko bikurikirana. Mbese abalewi nabo nkora nimvuze bagashira mu nzu y'Imana i Yerusalemu, bagaha umutambyi mukuru. Mbese uko ni ku cya 10 cyari giteye mu mategeko, byari bya 14. So muri iki gihe hari ukuntu usanga abantu bigisha gusa cya 10 cy'abalewi ibintu bya 10 bindi bakabisiga, akavuga ngo njenza nkiranuka mu cya 10. Hari abakristo baza bibi cya 10 kandi agasoma muri Malaki, ariko afashe cya 10 cyo mu mategeko agafata kimwe ibindi akabisiga. Nimba ushaka gukurikiza amategeko wakagombye kuba mu bitanga byose, ariko kuri ubu nyine abalewi bari he? Tabahari. Ibitambo biri n'ubutambyi byakuweho, ibitambo ubutambyi za nyamaswa zatambwaga ibyo byakuweho. Abalewi bari occupy n'ibintu biri spiritual, cyangwa se spiritual education, cyangwa se no ngo uburezi bwo mu mwuka, ari byo nabiri abahoraga batambanye ibitambo by'ibyaha by'abantu. Uwo murimo wakuweho, Kristo yawukuyeho. Sinzi rero kunta abantu basaba kugarura kuvuga ngo ubutambyi, ngo abatambyi bari ntabahari. Gusezerano rishavugwa bungeri, ariko ntabwo ari abatambyi. Gusezerano risha nta batambyi bahaba. Cyo nimba utarukizi ukimenye. Okay, kuvuga rero ngo cya 10 cy'abalewi ugakuraho bino bindi, ukavuga ngo nimereke guhindura Bibiliya, hanyuma ugayihindura ahubwo ukavuga icy'abalewi gusuka siga ibindi. Sinzi impamvu bisiga kandi byanditse muri Bibiliya. Nababwiye amaverse aho byanditse, muzoje kubisoma mubirebe, hanyuma murebe kubera ko ibyo mubisiga mutabikurikiza. Ayo rero ni amakosa ubabyigisha. Abandi bakavuga ngo cya 10 si itegeko, ngo ariko dukwiriye kugitanga. None se nimba atari itegeko kurahatirika abantu kugitanga, nimba atari itegeko? Abandi bakavuga ngo no, ngo cya 10 si itegeko, ngo ariko ni ikintu kigaragaza ngo umuntu umaze kuba macuwa. None se kuba macuwa no gutanga cya 10 cy'abalewi ugakuraho bino bindi? Abandi ukababaza ati se bakagura ngo amaturo wosiba, ngo bino bindi ngo wosiba, ngo gufasha imfubyi yego n'abapfakazi ngo bikora, ngo ariko gutanga, ngo ariko cya 10 ngo ni obligation. Na imfubyi n'abapfakazi nabo habaga cya 10 gihabwa abatishoboye, cyo muza mugikora. Hari n'abandi bazavuga ngo gufasha abakene ngo woreka, ngo ariko cya 10 mu ikanisa mutikibure. Nuko zari bimeze rero amategeko, abakene baragihabwaga. Gusa abo bunyine bagisaba n'abakene ngo bagitanga kugira ngo babone umugisha. Naho mbere yo mu mategeko byari biri kera, ahubwo izo ngorwa zaragihabwaga zigafashwa. Ko niko cyari kiri. Rero kwigisha abantu cya 10 cy'umuvumo, ubujura, mbese ubujura, muvumo, ibiki, nukuhuma itorero rwose ntabwo ari ukuri kw'Imana. Hanyuma turebe rero mu isezerano risha, cyangwa se ibindi bice nk'abingaye mbere yuko tuja mu isezerano risha. Hari cyanditse abantu bakunze kuvuga cyo muri Matayo ngo Yesu yaravuze ku cya 10 atagikuyeho. Ngo turebe Matayo 23 ngo kirimwo, ngo mu isezerano risha ngo kirimwo. Mu isezerano risha nta jambo cya 10 kihaba, nta makuru yo gutanga cya 10 ahaba tayo. Nono turebe cyanditse abantu bakunze kuvuga mu isezerano risha, Matayo 23 no kuri 23. Ahangaha Yesu yari mabwira abafarisayo, ntabwo hano ari mu isezerano risha, hano ni mu isezerano rya kera. Isezerano risha ritangira mu rupfu no kuzuka kwa Yesu ku musaraba. Mu yandi magambo, nukenera uzandike, tuzogwa ibyanditswe byinshi, cyangwa wenda video itabandende taje gutandukanya amasezerano yombi nkaba ndavanze bikaba birebire, ariko nabyo tuzobikora nabyo kugira ngo mubibone, tugaragaza ibyanditswe icyo bivuga. Isezerano risha naho rihera ni mu rupfu no kuzuka kwa Yesu, cyangwa se ni ku musaraba. Ni amaraso ya Yesu, amaraso y'isezerano risha.
siko birivuga muri Matayo no muri Luka biranditse no mu Bakorinto no mu Baheburayo amagambo nkayo. Okay, Matayo 23 hano ni mu isezerano rya kera. Yesu ntiyavutse mu isezerano risha, Yesu yavutse mu isezerano rya kera. Yesu yavutse nk'umuyuda, akura nk'umuyuda, arakebwa kuko abandi bana b'Abayuda bakebwaga, nawe akajanwa mu sinagogi nk'abandi mu materaniro y'Abayuda. Yes, yavutse mu muryango w'Abayuda, ibintu byinshi yakoreye ministere yiwe muri Israeli. Urumva hose icyo gihe ubutambyi bw'isezerano rya mbere bwari bukiriho bukora. Bisubira bikorwa byose by'ubutambyi n'ibitambo abatambyi bari bahari. Murabizi ko mu bamurwanyije harimo abafarisayo barabigisha amategeko cyangwa se abarimu b'icyo gihe bigishaga iby'iyobokamana. Abavuka mu ntibamumenya, ntibasobanukirwa ubuntu bw'Imana, baguma gutsimbara ku mategeko kandi batayashoboye, ntibizera Kristo wavuze uzanditswe no mategeko. Aho niho bahushije. Rero muri ibyo byose ubirebye rino jambo ni isezerano rya kera. Kandi aba Yesu yarimo abwira ni abafarisayo si abakristo. Iyi si message yabwiye intumwa ziwe, si message yabwiye itorero. Isi message Yesu yabwiye itorero siyo yabwiye intumwa ziwe. Zo ni ibintu mugomba kumva. Yarimo abwira abafarisayo, kabura mu abafarisayo mwandyaje muzabona ishano, mutanga icya 10 mugagera asiri na 10 cyangwa se nyiragasogereza no soma compare Matayo na Luka ko babivuze mwakoresha iyo jambo ndirindi, ariko bagaragaza ko mbese abafarisayo murakiranuka mukageza no ku mboga z'ibyatsi cyangwa se z'ibihuru, kuri nyiragasogereza cyangwa se isogi asiri na 10 magambo nkayo muzogenda musomamwo. Ariko akababwira ngo muzabona ishano kubera ko mwirengagiza ibindi, ko gukiranuka, ubutabera cyangwa se kwizera magambo nkayo. Mwari mukwiriye gukora ibingibi mbese z'ubutabera cyangwa se gukiranuka cyangwa se kwizera no kwizera na bya bindi mutabiretse n'icya 10 mutakirese. None abantu bagabatse timwumva ko Yesu yavuze ngo na bya bindi mutabiretse, mwari mukwiriye gukora ibimpaye mbabwira mutakora, ari byo kiranuka, butabera, kwizera. Hanyuma nibi na bya bindi mutabiretse n'ibya 10 mutabiretse. Ntiwumva ko Yesu atabikuyeho. Abo Yesu yarimo abwira barabigisha amategeko, ntabwo yari kubikura igihe cye kitaragera. Ninguko Yesu yasanze ibitambo byarenti yase ngo bikure uwo munsi. Ninguko yasanze abatambyi barenti yabakuye uwo munsi. Ibyo byose byari bigihari kugeza igihe Kristo azagendera ku musaraba, nibwo ibyo zarangiye cyangwa se byakuweho. Nico gihe tuvuga benshi cyangwa se uko tubisoma muri Bibiliya ngo umwenda warukingije ahera watabutsemo kabiri amagambo nkayo. Cyangwa se nico gihe habayo end y'ubutambyi bwa mbere, naho ubundi bwose byose bari bigikorwa. Habe na Yesu ubwe yarakebwe nk'umuyuda, ntabwo uzeshye ngo bikurweho. Aba rero yarimo abwira nabigisha amategeko n'Abayuda bari kwigisha selo uko amategeko ari. Kandi uko rero bigisha uko amategeko ari, tibazavuga cya 10 cy'Abalewi gusa cyo Yesu yazavuga hano. Yarimo avuga nibi byose biri kuvugwa, ibi byose mbese ni ibya 10 byakurikizwaga mu mategeko. Ntabwo rero yararobanuye ngo ni kimwe, uko byari ni system yose twari tuvuze n'imirongo twatanze yari ikiriho. Ico naco manze mukizingatiye. Rero umenye message yayibwira, sitorera yayibwira sintumwa za Yesu. Ni message ireba abafarisayo. Niba nabigisha amategeko, karababwira message sur base y'amategeko y'igihe bari barimo. Abandi bakavuga ngo no ngo bigomba gukomeza ngo tubyarangiye. Nimba bigomba gukomeza bikore byose. Okay, hanyuma turaza kugaragaza aho byarangiriye ko bitagihari, naho turaza kuhagaragaza. Aravuga ati none ko bigihari kandi Bibiliya ni Bibiliya ari ryakera n'ishose turasoma, none se bimeze gute? Turaza kugaragaza rero aho Bibiliya igaragaza ko zakuweho. Nabyo icyo gutuma nawe gukurikira ino video biragufasha, urabyumva biri clear. Hanyuma rero kira cyanzu cyo muri Malaki nacyo twakivuze, abo Yesu yabwiraga, Malaki yavugaga n'ubuhanuzi. Malaki avuga abibwira bari munsi y'amategeko, abibwira bari mu isezerano rya kera. Ni nasoma munsi ni message abwira ubwoko
agahita bivuga ngo wavumwa wa muvumo, mbese ishanga ryose, ubwoko panitorero nation ni igihugu n'ubwoko bwarimo buvugwa n'ubwoko bwa Isirayeli. Usomye muri Maraki ukareka gusoma agace kamwe, so ni message yarebaga abanyisirayeli siri base y'ibi bya 10 byakorwaga, ntabwo ari kanisa cyangwa itorero kuri none no. Kandi biri kiriya muri ico gitabo muza musoma hose, mureke gusoma agace ico naco turakirangije. Rero tuje ku ijambo musezerano risha, iyo twavuze ko ntahari. Abantu bakunze kuvuga amakuru yo mu byakozwe n'intumwa Ananiya na Safira. Ananiya na Safira batanze ibirenze bya 10, batanze igice cy'isambu, urumva bari igice kiba kirenze icya 10, nuvuga ngo iba ari 50%. Iyo rero irenze indizini, ntabwo bazizere icya 10. Izo mugomba kubireba. Kandi nawe intumwa zatangaga byose si ibintu Imana yari yabategese, nibo ubwabo babyishiro barabyemeza ko bagomba kubikora. Yes, kubo kwitanga, kubo gufashanya, ariko si Imana yari yabaho mu bikore gushaka no kudashaka. Cyo naco mukirebe. Kandi nimba ni cyacu batanze kireze cya 10, so Ananiya na Safira ntibazi cya 10. Cyo tugitambuke. Icya kabiri tuje mu gitabo rwandiko Paulo yandikiye abikorinto, aho Paulo avuga ngo iyo babizemo iby'umwuka kwere kubisarura iby'umubiri, cyangwa nta muntu wakorora inkareke kuyikama itungo bintu ngivyo, amagambo ngayo ngira ngo ari mu Korinto ba mbere igice cya 9 mwarebe iyo chapitre yose. Ariko mu magambo Paulo avuga, cyangwa akavuga ngo umwami wacu yatanze itegeko, aravuga ngo umuntu abakora umurimo w'igicaniro mbese bagomba gutungwa naco. Niko byari biri mbese n'igihe cyo mu mategeko cyangwa sigiye cya mbere, abakoraga umurimo w'igicaniro bagomba gutungwa nabyo, cyangwa se abakora umurimo w'ivuga butumwa bagomba gutungwa nabyo. Yego botungwa nabyo, ariko ntiyavuze icya 10. Ni uburyo kwa kunda abizera bagomba gusapotinga ministry. Nico kakivuzwe. Umushitsi yaje kubwiriza, itorero nimwe bwo mugomba kumushugurikira yaje kubabwiriza, cyangwa arashitse muri area arababwirije mugakizwa, wendi we nta bundi bushobozi afite kandi yabaziye nimwe bwe yarababwirije murakizwa, namwe mugomba gutanga izanyu kugira mu mubesheho neza nka mwene so, nimba koko ijambo ry'Imana ryabakoze ku mutima mugakizwa. Ni muri ubwo buryo, ni ugutanga izanyu mugafashanya, mugafasha wa muvuga butumwa, cyangwa se wa mukozi waje muri ya area akabwiriza pagani mugahinduka, cyangwa se niba ari pasiteri wanyu n'undi wari wese udafite ubushobozi, si nuwo wenyine ubwirwa, n'umukene tubwirwa kumwitaho. So ico gitorero yafata mu byo mufite mugafasha, ariko ntigeza apresiza ngo avuge ngo mugomba gutanga cya 10. Ayo ni amagambo abantu bagenda bihezamo bashaka kuvuga cya 10, kandi aho ngaho nta makuru y'umuvumo avugwamo ngo ntajuru muzobona, ngo mufite umuvumo, ibintu nk'ibyo aho ntaho bihuriye. Iyo ni ijambo ryo mu Bakorinto abantu bakunze kuvuga. Aho gucyo birishura mu isezerano risha ni ijambo ryo mu Bakorinto ba kabiri igice cya 9 umurongo wa 6 kumanuka, aho Paulo yavuze kuko umuntu ahubwo akwiriye gutanga uko agambiriye umutima we anezerewe adahatwa, kuko Imana ikunda umuntu wese utanga anezerewe bisa adahatwa. Abo niyo mbese bazabona ingororano, ni ibikorwa wakoze unezerewe ubishaka, hanyuma uko niko Imana ishaka kudukora. Ugazabona ingororano siri base y'ibyo wakoze, cyangwa se uhasukumwa n'urukundo rw'Imana, cyangwa uyobowe n'umwuka atari imirimo itegetswe n'amategeko, kuko imirimo itegetswe n'amategeko nta ngororano abera bazabona kubyo bakoze hano ku isi. Ico nacyo cyumvikane mwaje kugisoma Abakorinto ba mbere, iyo navuze no mu Bakorinto ba kabiri, bose ni mu chapitre ya 9 muharebe hose ntiyavuga amakuru sa makuru y'icya 10. Ico ni ikintu nagiraga ngo ntandukanye naco mvuge. Ikindi naco nagira ngo mvuge hano ni ijambo nanone abantu bakunze ko batse none se nta mivumo ihari ku muntu utabikoze neza, nta mivumo, indwara zikuzeho ngo abana bawe arebe nigazo n'ababyigisha ngo utakoze icya 10 ngo waza umuvumo ku bana, indwara, ubukene, ibikina bike. Uko no gushaka gucururiza mu ijambo ry'Imana ritabivuze, yaba icya 10 arico kizana ifaranga, twese tuba tugerageza kwiyima na dukegura ngo dutunge. Icya 10 sico kizana amafaranga. Wowe tushaka ifaranga, nimba arico kizana genda ubikore. Kuko hano n'abafarisayo ikimenyetso tugomba kureberaho, abafarisayo barabitanze Yesu karabashima mu cya 10 ko babikoze, ariko akababwira kubera ko batuje andi mategeko,
akababwira ngo muzabona ishano mwandyaryamu kuko mukora bino timwuzuza ibindi. So nimba ari igipimo ari kuzuza amategeko, ntabwo ugomba kuzuza icya 10 gusa, ugomba kuzuza n'ayandi yose. Cyo gutuma abafarisayo bakiranuka kuri ico, ariko bakabwirwa ko hari ibindi batujuje. Mu guteka kwa 2 chapitira 28 ivugwamwe imigisha n'imivumo. Ni wuzuza aya mategeko yose udakuyemwe na rimwe, iyi migisha izakuzaho. Imigisha mu butunzi, kuri sante, mu gihugu, abazi bawe baneshwe, ibikira ibintu nk'ibyo bitandukanye, prosperity. Numutsindwa nutabikora, iyi mivumo izakuzaho, indwara ibimeze gute, banzi babakuneshe, uzogira gute, ibintu nk'ibyo. Muze kwisomera iyo chapitire yo guteka kwa 2 ya 28 yose. Iyo igaragaza imigisha n'imivumo. Tuvuga ngo nimushakira imigisha mu gutanga ibya 10, uzuza amategeko yose uzayibona. Ibyo rero tibizoba. Rero ico birigaragaza ntabwo iragaragaza neza mu gitabo cy'Abagalatiya 3:13 ngo Kristo yadukuyeho umuvumo uterwa n'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Nta muvumo dufite. Tugitanga kugira ngo tubone imigisha, turi abanyamugisha muri Kristo Yesu. Ico ni ikintu kigomba kumvikana. Ikindi rero aricyo wenda mvuga ngana ku musozo, ni ijambo rigaragaza ngo se niyo yagaragaza ko zoba zarakuweho cyangwa icya 10 kitakibaho. Rero nimba uri umusomyi wa Bibiliya cyangwa nimushaka kwiga, urashobora guhera kuri aya magambo kayahuza n'ayawuzi, none ukasoma na Bibiliya urahita ubona ukuri. Nureba hano mu Baheburayo hagaragaza ko kitakiriho, ni igice cya 7 umurongo wa 12. Azavuga ngo nukorera ubutambyi bwahindutse ngo nico gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Urumva ubutambyi bwa mbere murabizi ko bwakuweho n'ibitambo, ngo mugihe bwahindutse n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Ya amategeko yose ajanye n'ubutambyi n'ibitambo akwiriye guhinduka. Nabijyaga bahabwaga Abalewi byari mu mategeko niko bari barategetswe. Izo zose bikwiriye guhinduka. Kuko wavuzweho ibyo ari wo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo kugicaniro. Wavuzweho uwo ni Kristo wavugwa. Yesu wavuzweho uwo murimo, mbese ari wo mutambyi w'isezerano rishya. Ntabwo ubwo yigeze avugwa, ntabwo yigeze avugwa mu mategeko. Ubwo butambyi wiwe tibwigeze buba determine mu mategeko, kuko byari biri igihe cya Mose, byari byanditse. Naho ubutambyi bwa Yesu taho bihuriye n'ibyo ngibyo. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda. Wari ntacyo Mose yabivuzeho kuri uwo muryango cerekeye ubutambyi, ko ntibiri kiriya. Kandi biragaragara ko umwami wacu cyangwa se Kristo umutambyi wacu yakomotse mu muryango wa Yuda. Ntabwo yakomotse mu muryango wa Lewi. Abalewi mwabyumvise, abatambyi bakomokaga mu muryango wa Lewi. Umuryango wa Lewi niwo wahabwaga ibyo ngibyo, nawe wakomokagamo n'abatambyi. Naho Kristo ntiyakomotse mu muryango wa Lewi, ku buryo ufata bya bintu byo mu isezerano rya kera, bya bibazo wibazaga gusa none uzakera siti bitureba. Hano habivuze, ntabwo usanga ufata ibyo byo kwa Lewi ngo bibadike hano. Sije wabivugaga ni Bibiliya. Ubwo ubutambyi bwahindutse n'amateka kuri guhinduka. Umutambyi wacu so umuryango wa Lewi n'umuryango wa Yuda, kandi amategeko ya Mose ntaco yavuze cyerekeye ubutambyi bwa Yuda. Nta mpamvu yo kubifata kandi usubire ubiterure, uko ibyo bintu tibiri kiriya. Hari ubutambyi bwa Yuda n'amategeko ya, hari ubutambyi bwa Lewi n'amategeko n'ibitambo n'ibyacu. Hakaba ubutambyi bwa Yuda amategeko ntaca bivugaho. None bakavuga ngo ubwo ubutambyi bwahindutse nayo mategeko nayo akwiriye guhita ahinduka. Kandi umutambyi wacu so umuryango wa Lewi n'umuryango wa Yuda, amategeko ntaca abivugaho cyerekeye Yuda. None uko tibirange ntizumvikana, nahagaragara habigaragaza ku cya 10 kitakiriho. Noneho ikintu abantu bakunze kuvuga nacyo muri iki cyanditswe ya ahangaha niho rero habitandukanye. Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 12 kugeza ku 14 cyangwa 15. Hari irindi jambo hano hantu bakunze kuvuga hano haruguru, ku murongo wa 6, wariko dore wa wundi utakomotse umuryango ku murongo wa 8 ngo kandi muri we abantu bapfa nibo bahabwaga kimwe mu cya 10, nawe ico gihe cyahawe uhamwa ko ahoraho. Unse byashobora kuvuga kuko yuko Lewi
uhabwa kimwe mu cyacumi nawe ubwo yakoreshejwe na Aburahamu kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza Melikisedeki. Hari ukuntu hano abantu bazabaza bakabivuga bakavuga ngo mbere icyacumi cyahabwaga abantu bapfa, ngo naho ngo muri icyo gihe urumva cyahawe Kristo udapfa, bamwe bagahita bavuga ngo utanze icyacumi ngo wahamya ko Yesu ariho, baba bagenda bayinterpreta n'amaverse. No, icyacumi si cyo gihamya ko Yesu ariho, Yesu yarazutse ariho ni muzima kandi tukabihamya tukamwizera, apana si icyacumi kibihamya. Ikindi hano avuga ngo bya mbere byahabwaga abantu bapfa naho icyo cyahawe udapfa, ni comparaison hano bari barimo umwanditsi yandikira Abaheburayo, ni ukubereka ngo bunamuke ku butamzi bw'isezerano rya mbere baje ku isezerano risha. Abayuda bishingiza ku bintu byinshi, bishingiza ko urubyaro rwa Aburahamu, bakishingiza ko iby'Imana yakoresheje Mose si bya Satani ni iby'Imana, bakishingikiriza ko mbese biriya bitanga byose byabaye bazi ko ari Imana yabikoze. So bakarwanya intumwa, babarwanya nk'inzaduka bashingiye kuzo babonye, bati aya mateko Imana yahaye Mose si Satani wayazanye ni Imana, ubutamzi n'ibitambo si Satani ni Imana. Aho Imana tuzi byakoresheje ba Dawidi, ba Samusoni, abahanuzi n'abandi bameze gutyo. Yaciyemo inyanja tuzi byakoresheje ba Yoshua, ibintu nk'ibyo barona batamzi bakuru si Satani yabashizeho ni Imana. Vuga ngo bakarwanya intumwa bashingiye kuri izo evidence. Kakwa kundi nawe uvuga ngo waraye mu mazi, mwaragurutse umurenge baragurutse, twaraye mu gitaramo, twaraye mu butayu, bene ibyo ngibyo tidushaka inzaduka, nabo niko baza bavuga. None uyu mwanditsi ashaka kubereka ko Kristo aruta baroni. Muzasome Abaheburayo kuva ku gice cya mbere, babanje kubereka uburyo aruta abahanuzi, abereka uburyo aruta abatamzi baroni, uburyo aruta ba Mose, uburyo aruta ba marayika. None ni comparison kugira ngo bunamuke kuri bijya bareba, ahubwo barebe kuri Kristo. None ageze kuri chapitre ya 7 si icyacumi yaza yigisha, ahubwo yaza yigisha superiority ya Aburahamu, ya Melikisedeki kuri Aburahamu. Nibwo yazanye za nkuru zo mwitangiriro yerekana ko Melikisedeki yahaye Aburahamu umugisha, mbese Aburahamu ari munsi ya Melikisedeki, kandi Melikisedeki karushushanya Kristo kuko Abayuda bigamba ko urubyaro rwa Aburahamu, akabereka ko abana urubyaro rwa Aburahamu cyo kibagira abana b'Imana. So mugomba rero kwizera uyu nguyu kuko Aburahamu yaramubonye mwikubita imbere, niko kumuha vino n'umutsima cyangwa se bishushanya igaburo ryera amu umugisha. Melikisedeki Aburahamu umugisha. So kubw'ibyo Melikisedeki ushushanya Kristo, mwizere Kristo kuko Aburahamu yamwikubise imbere. Cyo gutuma avuga ngo n'Abalewi n'abandi bose babitanze mu rukigi rwa Aburahamu. Vuga ngo burya Aburahamu yagitangaga, aba Balewi bose mwamuheza icyacumi, vuga ngo nabo ni abantu bari inferiere ya Melikisedeki, niryo somo ririmo. Nabo ni abantu bagitanganye hamwe na Aburahamu, mu yandi magambo bose hamwe na Aburahamu bikubise imbere ya Melikisedeki. Aba rero mwamugiheza abangaba. So kubw'ibyo munamuke mwizere Kristo. Noneho musiga agahita bitangaga umuco, agahita avuga ngo ubutamzi bwahindutse n'amateka kuri guhinduka. Ntabwo yavuze ngo mukomeze mu bitange, karabereka system y'ubwo butamzi bwo mukundu utandukanye, superiorité y'isezerano rusha paraporo n'ijyambere. Ibyo biri muri bimwe by'ingenzi kino gitabo cy'Abaheburayo cigisha. So mukurero kubimenya ntufate verse imwe k'Abayisilamu, ugomba kureba context. Rero abazabaza ngo se ni yagaragaza ko byahindutse ngo ushanga ngo haje indi Bibiliya, nta yindi Bibiliya, ahubwo wari uyituza ariko udafite amakuru yayo. Ibyo biri muri Bibiliya, kwigisha abakristo ngo ntajuru kwera icyacumi, kubabwira ngo hari imivumo, kubabwira ngo nabibyi, kubabwira niko kohereza uko kiba mu ijuru, kubabwira ngo imivumo ibariho, ugafata icyacumi cy'Abalewi ugasiga ibindi. Ibyo byose nta kuri kurimo. Mwizere ukuri, mwizere ubuntu bw'Imana, mwizere Kristo wavuye mu ijuru, hanyuma ibyo mukora mutanga ibyanyu kuko intumwa zakoze, ibo zafashe umutungo wabo zirawutanga wose. Nanone itorero ko ryakomeje kwiyongera iyo system yakuweho, ariko nanone bakomeza gutanga mu bukene bwabo izo bafite. Tubona Pawulo ashima itorero ry'i Makedoniya n'ahandi, havugwa mu isezerano rishavugwa gutanga, giving, ntabwo havugwa kwishura, payment, cyangwa se ngo ishura gukira ngo ndizime. No, havugwa gutanga, gutanga ku mutima ushaka cyangwa se unezerewe kubikunze. Rero abantu bakozweho na Yesu, n'ubundi ubwenge bwanyu mukiro kuyoboka Kristo n'imbaraga zanyu n'umutungo wanyu, ariko apana gufatirwa wakanu uri umujura washaka gusoza amategeko. Izo sibyo. Mugira amahoro. Zagira ibibazo zatwandikire muri commentaire, tuzakomeza naho ubutaha.